Turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe. Ukanda subscribe wowe utarabikora, ukore kukazogera kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko mubimenyereye rero, iyi ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa myiza cyane, ikodeshwa cyangwa se igurishwa, ari nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kuyibyaza umusaruro, tubashyiriramo abakiriya bayikodesha, ndetse tubakurikiranira n'amakontra n'ibindi byose by'imisoro bijyanye n'imitungo itimukanwa. Si ibyo gusa rero, kubera ko tubasha no kububakira, turabubakira kandi neza cyane ku giciro gitoya cyane. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami rwose. Nkuko rero mwakomeje kubibona ku maskrini yanyu, hari inzu nziza, ni inzu nziza iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Gasabo ku Gisozi. Iyi nzu iri ku Gisozi ahantu heza muri quartier nziza, iri kuzamukamwa ama etage, amazu agezweho ajyanye n'igihe. Iyi nzu rero ikaba igurishwa, kandi igurishwa amafaranga make cyane ugereranyije n'aho iri, ugereranyije n'agaciro k'ikibanza irimo. Iyi nzu ikaba ishaka amafaranga makeya cyane rwose. Yes, nkuko rero twakomeje tubibabwira, iyi nzu ifite ibyumba 4 byo kuryamamo binini, ikagira douche na toilette ebyiri, ikagira salon ndetse na salle à manger. Si ibyo gusa rero kandi, kubera ko iyi nzu ifite n'igikoni cyo mu nzu, cyangwa se umwanya w'igikoni cyo mu nzu. Iyo nzu rero ikaba iri inzu ifite n'amanex, ifite amanex agera muri 4 akodeshwa, ndetse ayo manex akaba afite gate yayo, cyangwa se afite aho asohokera cyangwa yinjirira hatandukanye n'iyi nzu nini. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifitemo na parking nini cyane, bitewe n'uburyo ikibanza cyayo kingana, ikagiramo na jardin nini cyane ku buryo ubusitani bwayo bunini, bakagira n'aho bakoramo na jardin y'imboga. Iyi nzu rero ikaba igurishwa kandi amafaranga atari menshi rwose. Iyi nzu rero mbibutse yuko ifite amanex, afite gate yayo isohoka ukwayo. Aya manex akaba ashobora kwinjiza ibihumbi bigera kuri 300 mu gihe iyi nzu nini yaba itarimwo. Iyi nzu rero ikaba iri ahantu heza cyane ku Gisozi, hafi y'ibikorwa remezo, hafi y'amashuri, hafi y'ibitaro, hafi ya kaburimbo. Ari nako kandi iri mu kibanza kinini cyane gifite ubuso bwa metero kare 600. Inzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 600, bivuze ngo ni ahantu hanini cyane. Ushobora no kugura, washaka n'izi nzu ukazazisenya ugakuramo ibibanza 2 kandi byiza cyane, yuko n'inzu ihendutse. Yes, iyi nzu rero tutabicishije amatsiko, iri muri quartier nziza nk'iyi ngiyi, cyangwa se iri ahantu heza nk'aha ngaha. Reka tubabwire yuko kandi iyi nzu ikora ku mihanda 2, ku buryo ushatse nyine kugabanyamo iki kibanza mo inshuro 2, ushobora gusohokera buri wese ukwe, cyane yuko n'ubundi inzu nini isohoka ukwayo n'amanex agasohoka ukwayo. Izi nzu rero, iki gipangu kirimo iyi nzu nini n'ayo manex, tutabicishije amatsiko, tubabwira yuko hashaka miliyoni 70 kandi ziri negociable. Miliyoni 70 ziri negociable, hanyuma ugatunganirwa, ukajya winjiza amafaranga nawe utuyemo, cyangwa se ukazikodesha zose, cyangwa se mu minsi izaza ukaba wazisenya ugasigarana ikibanza ukubakamo amapartement, cyane yuko bari no kuyahubaka cyane, ari quartier ijyanye n'igihe. Yes, iyi nzu rero ya miliyoni 70 ziri negociable, wayikunze waduhamagara kuri za nimero zacu maze kumenyera muri benshi, arizo 07 88 48 37 cyangwa se 07 81 222 cyangwa se washaka ugakoresha 07 8 aho hose ni muri Nzuri Business Group Limited. Uba wahageze, hanyuma ukaza tukagufasha kunegosia iki gipangu kikaba icyawe. Murabona n'amanex arimo, wayavuguraho gatoya, hanyuma renti igahita izamuka. Ni karibu cyane rero. Reka tukwibutse gukanda subscribe wowe utarabikora. Komeza ukande subscribe, ukore share kugira inshuti n'abavandimwe bawe bagende babona ibyiza tubagezaho
utibagirwa kandi no gukanda kukazogera, cyangwa se ukadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, ari nako kandi rwose dukomeza kuba mu ruhande rwawe wowe mukiriya nyabuneka, kugira ngo utunge utunganirwe. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami, turabakunda cyane.